Da. Oya. Akusenye. Turamutwara. Da. Ari ikintu numva nifuza kumubwira. Ako kizakushimisha. Usibye icyo. Usa n'ibiki? Umva tata, ibi nashaka kukubwira. Ngende kubikeka. Uraje. Ariko se waze nabikwibwira ko ari njyewe. Nyine mubwire ko maze kumwicisha amatsiko. Umva tata, ntakuzi ko Sabi afite umufiance. Ariko Sabrina. Ibyo avuga ni ukuri se? Aramufite. Nibyo Abo se? ntabwo amakuru neza. Tubwire. Ibyo nta kintu cyo Tubwire kwicisha amatsiko. Shiri, umva, tubwire. Ratata. Ibyo Sabrina avuze ni ukuri. Ariko nyine harimo ubu tumaze iminsi akuse wambara ukareka mwibwira. Ako rero muri kuncanga umva nkubwire. Nyine mwana wanjye murabizi narabareze. Sibyo? Kuva ababyeyi banyu bapfa. Nabitayeho mbitaho nk'abana ba musaza wanjye. Umva ari ikintu cyo kumisha koko. Oya ntacyo nagusha none nifite gahunda yo kuzabikubwira. Nyine hari umuhungu tumaze iminsi dukundana. Rero ndumva nifuza kuzamukwereka. Umuhungu rero nyine ni umushuti wanjye tumaze igihe dukundana yitwa Sumani. Rero ndumva ni igihe kirageze kugira ngo mugu presente. Wow. Asumani, wow, yitwa neza sha. Gahinda cyo. Umva, uretse. Okay, ndibeshye se uribeshye kwizina ngo umuhungu yitwa ndakunda nzi kubyishimira nitwa Sumani. Icyo yitwaye? Yitwa Asumani. Iryo zina urumva ari ryo muri hedini? N'abasilamu, ni wabo n'abasilamu. Yesu nyine muwe. Mwamikazi wa Rozari. Sabi. Umuhungu agiye kumukunda wabitekereje. Buriya abantu kubizi bemera Yesu nk'umukiza. Wamukunze wabitekereje nicyo nkubaza. Ariko se tawa. Ibyo bintu ntabwo nigeze mbyitaho gusa ngenda mukunda Sumani. Ariko bitwaye iki se? Amazina se n'amadini bihuriye ibyo ngibyo nta mpamvu yo kugira ngo ubigire intambara. Nimba Sabrina yakunze Sumani. We! Utavuga se. Urabuzwa n'iki? Amazuru waratoboje? Nubona ninsigaranye muzima. Uri kumushyigikira ngo najye mu basilamu. Ntacyo bitwaye tante, reka bakundane. Ibyo ngibyo nta kintu bivuze by'amadini. Nimba umwe ari umukristo undi ari umuyisilamu, ntacyo biba bivuze mu rukundo. Wambara ukanyumva ko Safi. Sinshobora gushyingira mu basilamu. Abantu batemera Yesu. Icyo cyanze ko n'Imana itakimbabarira. Sinshobora kubyemera. Umenye ko bitanashimishije. Arubonye byo mbwira. Uranenguza ngo ugiye kumpe nkuru. Tante. Umva mbwiye Sabi. Humura tuza. Tante ndabizi azabyumva. Azakumva kandi anagushyigikira. Kuko tante n'umubyeyi. Bura tante banshuje inyuma mu bitekerezo. Numvaga agiye kubyishimira n'imbaraga nyinshi mwumva tugiye gutegura uko azaza. Nyine tante uramuzi. Azabyumva kuko niba uri umukristo, Asumani ari umuyisilamu, ibyo ngibyo nta kintu bivuze. Icyambere nuko mukundana. Sha wambara ukazamumfasha. Nzagufasha. Nibura we yakumva hari ukuntu mwigiraho akakumva pe. Kajya muri mudu ukuntu ukamushimisha akakumva. Njye ntabwo nabishobora. Nk'umurasi sinzagufasha kandi nzakurwanisha nk'umuvandimwe. Kandi muzabana pe. Ariko se gacaca ibintu nagutumye wabibonye wabiguze birihe? Boss ugira ngo se sinabizanye nukuri nabishyize hariya mu kabati. Ntuse kuki ubutambwiye? Kanze ubwo mbibahereze. Oya guma mu kazi kawe ndaje ngire. Ariko se Sabi, nubwo ubona tante birabina ari kubyanga, nanjye byarantunguye. Ubundi muri makeya uriya mutipe mwaje gukundana gute? Ese atunguwe n'iki Sabrina? Byarantunguye Imana. Kuba umutipe nkuriya bagare nkiriya muri mu rukundo, nukuri byarantunguye.
ariko narumiwe. Ese sisi ubundi uba uzi ko iyo uri kugenda ugendera mu modoka uba uzi ko nta muntu uri kukureba? Mu modoka Umva ukareba umuntu uri mu modoka ukamenya n'uwo ari we, ukamumenya, ni ibintu byoroshye. Ariko mu muhanda ese ahubwo njye nshaka kukubaza Asumani wamumenye ute mbere yuko gutungura wamumenye ute? Asumani ndamuzi ukuntu namumenye nandi kumwe na Tesi twivire ahantu twivire kuryoshya so tubona imodoka iraje mba nkubonye ndafati what uriya si Sabe arambwaye ngo ni Sabine ndamubaza umusura mutipe bari kumwe bimeze bite atajya ku master nyine Umunwa se atajya ku master ko nayo igitipe mukundana umva ndumirwa ndafati ni wow boga ari nkiriya agura master uramuhaje kumenya gute umufatishije ute umva ndakina se ntabwo nyina we ni sawa tubona ikibogari cyiza ratangiye ariko ndacyakora ntabwo nyina mwana ikize kusetsa uwo twavuganye niwe umpamagaye nyine ubwo uramuvuza umutima uhita utuza agura shyuha muko taramwitabe zanamwitabe andushiri nta kibazo ndi mu rugo ni uko nyine ngukumbuye uze kundeba ni iki ushaka kumbwira sheri oya nta kibazo ndi mu rugo rwose niho ndi nta kibazo ndi mu rugo rwose sheri ndi mu rugo ko mbona ubaye gutyo ubaye iki arambwiye ngo agiye kuza hano ngo agiye kuza hano ubwo rero tante twamubwira ngo iki ubuse ndabigenza gute kuko gutuma so tante twamukira sha tante none umutima neza neza wakuka niko bako ko mwaje kwicara aho ngaho mutewe isoni n'ibyo mumaze kumbwira we rwose ntabwo ikisi ko nakataraza muzakanzanira mumenye urugo ndagiye ugiye hema ntabwo ngiye kurabishobora kugenda mama ubanga ni ukuri turabimenya turakora imirimo yose abakobwa babiri mu rugo urasanga byose bimeze neza ubwo ugira umunsi mwiza anambaye neza ma unzanire ji yego ikiye ubundi se araza ngo bimare iki oya sha umva muri kaze noneho uhita umenya n'ikintu ashaka kukubwira ngaho pasi reka tugende tujye gutunganya mu nzu reka tugende ntunganye mu nzu nawe ugenda utangire witunganye utangire gufata amafureshi adusanga unashaka bisa nabi gacaca hari ahantu ngiye usigara ureba urugo sibyo ndagaruka mu mwanya bose ntabwo se ndi bubatware aya nditwara assalamu alaikum alaikum salam bite shasuma byiza anko ko mbona usa n'uyihuta se bye ya anko hari ahantu nari nsimbukiye gato yari umuntu ngiye kureba ariko nimba mukeneye ka kadosiye ari nakujuje ubwo gacaca ari kabarebera nta kibazo nta kibazo ushatse wagenda
gusa wite kuri bya bintu nakubwiye kuko nabyo bari mu byo tuzagenderaho. Yego anko nta kibazo rwose ndabyitaho. Ngaho njyana nkabukereza. Sawa. Abona basa. Sina kandi gatanga cyangwa nize. Oya, reka nkoresha nk'ako uri guhanagura ibyo ukoresha intoki nta kibazo. Uyu muntu yadutungura twari guseba. Ariko biratangana. Abakobwa b'inkumi baba ahari. Tanti yadutuka badutukira ubu. Ukuri nubwo tuba tujyana ubusa. Atari ikinebwe. None se umva. Ashatse. Sabrina nubwo nifite n'ubwoba n'ubwo rimwe na rimwe umutima uri kuza ngumva ndakomeye ubundi ndakwigira ubwoba. Ibanza ariko tanda dutunguye. Akaza twicaye tumeze neza na Sumari noneho yica ibuka n'amagambo amaze kumbwira aransomeye. Ariko Sabi wagira ko umunyabwoba. Nise ntabwo wumvise ibintu Tata yatubwiye. Ntabwo uzwi yatubwiye ngo agiye kugenda kandi ntabwo ari buze vuba. Uganisha Kandi nawe Tanta mu uramba byenda mwize. Agiye kugenda ariko yagiye mu bashuti be wumva. Uzwa kumva tukumva yaduhamagaye. Ntabwo nyinshi. Teka abana barye. Uramuzi. Umva mufate neza urugo. Twazana tukamugata. Uramuza kwinjira akabona isuku iri hano haraza kumwe. Aza kubikira. Ahubwo reka njye kuzana ibitambaro. Turebe ko tunasa neza tudushyireho turebe nyine ishusho birebe bifite. Washinga nyine. Ceri huta ahubwo banguka. Urasanga nanjye ndangije guhanagura iya meza ariko ivumbi ryo ndabona ari danje pe. Uri ese kutabanguka shangwino. Ntabwo ubona ko amasaha ari kutujyana. Ndatubuze. Uratubuza warebye neza? Ese ndadushyize hehe? Muri garde hasi. Babaje natuza hose natuza. Ushaka buriya uzi nyeka ko tante ashobora kuba yarabonye ko tujya tutatumesa kabige. Umva noneho se mwana yaje. Ushatunganya ahantu hose si nyine umva aho umubwira ikintu nshaka. Ndashaka ibigwi ubindegera ukabinsigira. Wowe genda witegura utangire ukarabe neza usige ushishe. Ubu ndakwizeye. Uye nyizera sisi urasanga nahatunganye. Umva mubwire noneho ko turi ubigenze. Tubigenza gutera. Use izi ntebe ziteye neza we? Gutya ni sawa ntacyo bitwara. Se umva nyine nuguhana. No, reka nkwereke. Oya, nakureka tubigumishe gutyo no wowe ubitunganye shasheri. Mbabara ukora isuku muri izi ntebe. Urona kuntu zimeze sibyo? Noneho ukorope n'ahantu hose. Umva mbabara ukorope y'amakaro kubigezageze. Nawe yagiye ukaragira akabona ari kuyambeza. Washyushya watsumuriro. Ndetse wagira ngo Yesu agiye kuza. Yego umushira agiye kunsura. Seri umura baby umurasanga hari hameze neza. Nzabigukorera. Akaza yirebera mu sibyo. Genda ngiye gukora agasuku neza. Ariko nawe witegure nyine umeze neza uri umusirimu. Sibyo? Wisiga nyine n'udufresheri twaho. Iyo wenda nza nkuyirangije. Kora igikore niriya. Noneho umva mbabarira ndakwinginze ahantu habi hasa neza. Rwose mbana. Iyo tubarasanga hose ntacyo. Wahinze wapfuye. Hano guhajya hake. Bega umwanda. Sabi witegure neza. Mwaramutse bose. Waramutse. Mari document yari yansigiye mumusuzuma. Umva. Garukana. Dikosesha. Karani. Ntabwo wamenya niba uriya muhungu wanjye asigaye afite umukunzi cyangwa se umuntu waba acuditse. Umukobwa. Ngo cyo koze hari benshi mbona yirirwa asimburanya hano rwasanga ari umwe muri bo. Ntabwo nkubajije abakobwa bazanga. Ntacyo nari mbonye wumbaza. Cyane undi we byaragucanze. Ngaho jya mu cyo waburi.
Sisi ariko si igihe wahereye wisiga make-up uri kwisiga ibiki cyangwa bikwiyeho uruhu wongera usubiza ndaje ariko umva gira vuba ariko se uriya muntu nta kintu turi bumwakirize nanabyibagiwe shaho hagiye ko akazuba gakomera ikintu cyo abuze navamo nanjye mushakire sibyo wese anywa iki anywa ji ji ego kabana ariko none umuhungu w'iki gihe ari kunywa ji ego mwana kuko numva yaba ari intoza sheri nese wowe ko abasilamu batajya bafata ku kantu nawe usinzi ugiye kuzakwira konje ibi bikonje yava nanjye ndaje ako gira vuba banke nawe ndaje karibu karibu rero kandi sorry kuba natinze. oya ntabwo watinze nanjye siko nari ndamutegereje. Okay. Nta kibazo rwose. Karibu vugo. Ya sorry bo nagize akazi kenshi nyine ariko nagasoje nyine. Ndabizi ufite akazi kenshi uri mu bintu byinshi rwose mbabizi kandi nari gutegereje hano. Yes. Hanyuma se ko mama uzumbwira ko nawe ndi kubona nawe hari. Mama aragiye ariko agiye mu kanya. Okay. Ya gusa unyihanganire nyine kuba nje bitunguranye. No, ntacyo sheri ntacyo uko nari ngukumbuye cyane se. Ibyo. Okay. Naho ubundi sheri hari ikintu maranye iminsi nashaka kukubwira. Oya nta kibazo. Enjoy it. Merci. Vita, saka se ushoboye. Sheri, muntegeze cyane uriya ni murumuna wawe. Kuko si ntabwo nari muzi. Nubwo nabonye. Ni ubwa mbere. Nawe ashobora kuba ari umwana mwiza ahari. Mwiza nkanjye se. Ya, nicyo nashaka kuvuga n'ubundi. Ni mwiza nkawe nyine. Merci. Okay. Anyway, Sheri. Ya, ahanini ikintu cyari kinzanye nashaka kukubwira. Ni ikintu maranye iminsi. Ikintu maranye iminsi. Ndashaka ko twategura ubukwe hakiri kare. Mbimaranye iminsi mu rugo amaze iminsi babisaba kandi nanjye ndabishaka mu by'ukuri. Ntuzi Sheri ko mbikubwira ugahita uhinduka. Ntabwo bigushimishije.